Amen. Amen. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, turi mu kwezi k'ubutsinzi, kwezi kwa karindwi n'ukwezi k'ubutsinzi. We are entering in the word of God. This July is the month of victory. Nakomeje kumva muri gihe niki cyatwinjiza mu butsinzi. I continue to ask myself, what can take Niki us to kizatuma victory? dutsinda kuno kwezi? What will give us victory this month? Kuwa gatanu navuze ku gusenga kutwinjiza mu butsinzi. Friday I talked about praying that takes us to victory. Hallelujah. Amen. Gusenga kuzakwinjiza mu butsinzi. Praying will take you to victory. Gusenga kw'abayuda kwabinjije mu butsinzi basenze iminsi itatu. The praying of Jews took them to victory, praying for 3 Bagira ububasha days. ku banzi babo, abanzi babo ntibaba bakibagizeho ububasha. They had a victory over their enemies. Gusenga kwa Rehoboti Prayers of Rehoboth kw'amasengesho y'iminsi 70 imyaka itatu of 70 days for 3 kugiye years. kutwinjiza mu It is butsinzi. going to take us to Hari imbaraga victory. zimanutse ku Barehoboti. There is some power that is Tugiye coming kugira to ububasha ku banzi Rehoboth. bacu. We're Twahawe going to ububasha. we had authority over our Twahawe enemies. ububasha ku banzi bacu. We had authority over our Hallelujah. enemies. Amen. Imana iduhana umugisha. Ubu rero ngiye kuvuga ku kugendana n'Imana neza. Kugendana n'Imana neza. Now I'm going to talk about walking with God properly. Nabikunze ndi kubitegura. I loved it when I was preparing Mvise it. nshaka kugendana n'Imana neza nkuko bikwiriye. I felt like I want to Tujye properly mu go kuva with God. 14 ndumva nshaka ko mama Jiri ansomera. Let's be in Exodus Abandi 14. nabo turakoresha nta kibazo amafone cyangwa n'amatelefone cyangwa na Bible. Mama Julie, you can read for us. Turahera ku murongo wa 5. We will be on the verse 5. Sorry sinari naguteguje kandi nari nabitekereje kuri bunsomere. Ngo ni ibyanditswe byinshi binyorohere kwigisha. Kuva 14 hera ku murongo wa 5. Kugendana n'Imana neza biraza kutwinjiza mu butsinzi. Walking with God properly will take us to victory. Hallelujah. Amen. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga. Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose, n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bateza amaboko. Haleluya. Komeza umurongo wa 9. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose. Babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Pihahiroti imbere y'Barisefoni. Komeza umurongo wa 10. Farawo abatuze. Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Imana iguha umugisha. Abisirayeli batakira Uwiteka. Farawo batuze, Abisirayeli babura amaso. Imana iguha umugisha. Icara urajye usoma wicaye nta kibazo. Haleluya. Amen. Abisirayeli murabizi basohoka mushatse mu mpijwi ko numvise nawe ushiti mwari bahaye. Twebwe abavuga butumwe mujye muduha ryinshi, ahubwo abibyuma mu bagabanyirize. Mutwongerera ijwi angewe n'Amanda. Abayisiraheli basoka mu gihugu cya Egiputa. Iyo nkuru turayizi twese. We know the story of when Israelites were getting out of Egypt. Iyo nkuru twese turayizi uburyo bahagurutse mu maboko ya Farawo. Mose nkuko yatumwe akura Abayisiraheli mu maboko ya Farawo. We all know that story, the way Pharaoh took the Israelites from Moses. Bava mu biganza bya Farawo, bava mu buretwa bwa Farawo, bafata urugendo. They were from the slavery of Pharaoh when they took bafata urugendo rwo gucika Abanyegiputa. They were fleeing away Egyptians. Barakomeza bagera ku nyanja. And they reached the sea. Ariko Farawo ntiyashirwa. But Pharaoh couldn't stop by. Farawo ntiyashizwe nuko ubwoko bw'Imana bumucitse, kubera ko nibo babarekoreraga, nibo babubakiraga, nibo bababumbiraga amatafari. Bari mu buzima bw'uburetwa, ariko bari bafite abakozi babakoresha.
Imana iduhana umugisha. Pharaoh didn't feel good because they were going, but they were the one to serve them and to build for them. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntago ndaryumva sinzi ikibazo kiri mukeka niba ikibazo kiri kuri iyi ntuzi. Sinzi ikibazo niba kiri kuri retour, ntago ijwi ndi kurikurura neza kandi biramvuna aho. Yesu ashimwe. Amen. 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 Farawo yibambuye, Farawo agaruye ubwenge asanga ubwoko bw'Imana bwarabacitse, Abayisiraheli baracitse. Pharaoh got back to his sense when the Israelites were going. Aravanga Abayisiraheli baducitse bate. And said, how are they going? Mutunganye izi retour zifite ikibazo. Ibi mujye mubikora mbere y'amateraniro kuko ndabyumva ko retour zitameze neza. Hallelujah. Amen. Pharaoh ntiyumva uburyo Abayisiraheli bamucitse. Pharaoh didn't know the way Israelites went from him. Ni bande bazajya badukorera? Who are going to serve us? Ni bande bazajya badukorera ko baducitse? Who are going to serve us since they are Ariko Imana going? yari byemeye. But the Lord has Kugira accepted igaragaze that icyubahiro cyayo. for him to show his Ariko glory. bibaho muri ubu buzima turimo. But it happens in this Yesu life. nashimwe cyane. Amen. Ubu buzima turimo bibaho. In this life it Twasenze happens. amasengesho y'iminsi 70 hari abanzi twacitse. We prayed 70 days and Ariko we went from nagatoya some umwanzi ajya enemies. yifuza ko ucika ukinjira mu buzima wowe bukunejeje. But the enemy doesn't want you to get out of Farawo this. ntago yigeze anezezwa nuko Abayisiraheli bacitse amaboko y'Abanyegiputa. Pharaoh wasn't happy about Israelites going from Ntabwo Egypt. byari byoroshye kugira ngo abarekure. It was not easy for them to Habanje go. kubaho ibimenyetso byinshi Imana yakoreshaga Mose kugira ngo Farawo atinye arekure ubwoko bw'Imana, ariko akanga kinangira umutima. The Lord made Moses do a lot of signs, but Pharaoh wouldn't let them go. Ariko igihe kigeze igitangaza cya nyuma cyaje cyica abana b'imfura mu gihugu cyose, Abanyegiputa bagira ubwoba na Farawo barekura ubwoko bw'Imana ngo bugende bujye gukorera Imana. But the last sign is when the first king of all Egyptian had Wari to die. umugambi w'Imana gusohoka kw'Abayisiraheli, ntacyo Farawo yari kurenzaho kuko Imana igihe cyo gusohoka kw'Abayisiraheli cyari cyageze. Imana ihagurutsa umuntu, ihagurutsa Mose kugira ngo ajye gukura ubwoko bw'Imana mu maboko ya Farawo. God had a plan and he had accepted that the Israelites move from Egypt, so that's why he made Moses do Hallelujah. that. Vuga ngo ni umugambi w'Imana gusohokaho narindi. Say that it's a plan of God to go Iyo usobanukiwe ko wherever. ari umugambi w'Imana urasohoka. When you understand well that that's a plan Hallelujah. of God. Wari Amen. umugambi w'Imana gusohoka kw'Abayisiraheli mu maboko ya Egiputa. It was God's plan for Israelites to get Sohoka out mu of buretwa bari Egypt. batinzemo. They went out of the slavery that Sohoka they've mu been to. buretwa bari bamazemo igihe. They went out of the slavery that they Bakajya mu have gihugu took cyabo time, and they cy'amasezerano. went into their Igihe land of cy'Imana cyari promise. kigeze. The time of God Wari has umugambi reached. w'Imana It was gusohoka. a plan of God to go out. Igihe kigeze barasohoka. When time came, they went Ariko Farawo out. yibaza impamvu babacitse. But Pharaoh thought why he was Ahaguruka going. kongera kubananiza. So he stood up. Kubakurikira. He stood up to follow them Kugira ngo again, bagarure mu gihugu cya Egiputa. for him to take back them Bongere to, babakorere. for them to serve them Bongere again babakorere. and serve them Ntibabacike. and serve them again. Ariko Farawo yari yibeshye. But Pharaoh Ubwoko had bw'Imana this bwari wrong. bwagiye bugiye. The people of God were Yari going. atekereje uko bitari. He thought where the way it Hallelujah. wasn't. Amen. Imana ishimwe cyane. We thank the Lord. Bebe ngo nusanga umugabo wawe kuko Papa Richard ntabwo mwaganira nk'uko uri kuganira na Kate. Ngo nusange Papa Richard usige Kate na dada bari ku mukazi aho ngaho rwose ntabwo wakubereye. Amen. Hano uraza gukurikira kandi ndazi ko ibyo nigishije uza kubyumva. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Iyo ndi hano ndeba kubi ndafotora ukagira ngo mfite appareil iruti wa mwana ujye udufotoresha. Amen. Amen. Ndavuga ngo hari ahantu wacitse. I'm saying there is a place where you got out Ariko of. kugira ngo hacike neza But for you to go out of that hari place, ikintu usabwa. there is something you're Ndimo required to do. gutegura ngo kugendana n'Imana neza. I'm saying of going properly with Nacyumvise God. nk'ikintu kinini cyane. I heard it as something Ariko wide, abantu bananiwe. but Abantu what people badashobora cannot do. badapfa gushobora. People are not able to do Kugendana it. n'Imana neza ntabwo ari ikintu umuntu wese abasha gushobora. Walking properly with God is not something Kugendana anyone n'Imana can do. neza bituzanira ubutsinzi. Walking with God properly brings victory. Nashimye Imana kubwo iri jambo ryo kugendana n'Imana neza. I thank God because of this word. Nubyumva neza When you understand this very well, bizagushoboresha kumenya utsindirwa. it will enable you to know where you fail. Uzabimenya neza. You will know it Reka well. duhe Imana icyubahiro. Amen. Kugendana n'Imana neza. Walking with God properly. Farawo yibwira ko agomba gukurikira ubwoko bw'Imana And Pharaoh thought that he could akabagarura follow muri Egiputa
egiputa and to take them to Egypt, cyangwa se akabicira mu nzira, or he can kill them by that ariko way. ntabwo byari gushoboka, bari bamaze gucika amaboko ye. But it wouldn't be possible. Hari ahantu uva nusubira inyuma, There's a place where you go and kabone can naho baba backslide. batekereza ngo turakoresha izihe mbaraga. Even though they're thinking Nta of other mbaraga zijya strategies, zivuguruza umugambi w'Imana, ntazo ndabona. there is no power Nta that mbaraga zijya zivuguruza umugambi w'Imana, ntago there nzazibona. is no power that Sheka outstands kumara the plan ubwoba of God. wowe ugira ngo Farawo ari inyuma yawe. I'm coming to tell you, Ntabwo who knows Farawo that Pharaoh ari is big. bugusubize muri Egiputa. Pharaoh won't take you to Egiputa Egypt. wayisohotsemo, You went out of ntabwo Egypt. uzongera You're not kwisubiramo. going back to Egypt. Urugendo watangiye The journey that you ntabwo started, uzasubira you inyuma. won't backslide. Haleluya. Amen. Aha niho nahise nibuka ahantu Imana itubwira, Bibiri itubwira mu Efeso 6 kwambara intwaro z'Imana. This is where I remember how the Harimo Bible intwaro tells ikingira us igituza, there is an armor that idukingira protects imbere, that ariko protects nta our ntwaro yo chest, mu bitugu njya mbona. but we don't have any armor Inyuma in Imana the igihaba shoulders. God is kubera umugambi behind w'Imana us mwiza because of cyane. His plan. Farawo arahaguruka n'amagare meza, Bibiri atubwira ngo batoranije 600. Pharaoh stood with the great chariot. Haleluya. Amen. Amagare 600 yatoranijwe yo gukurikira abana b'Imana basohotse mu maboko ya Farawo. 600 chariots that were chosen to follow the people of God. Bagenda biyumva, They went of feeling that they bibwira were going ko to do good and saying icyo bagiye that gukora ari nk'icyo bakoze mbere. what they're going to do is like Bibwira ko what they bagiye did before. kubafata They thought that they're going to take babakoresha them iby'uburetwa nk'uko babakoresheje imyaka 400. and make them do slavery Ariko as isaha they y'Imana did. yari yageze ku Bayisiraheli. But the time of God has reached the Isaha yo kuva mu Israelites. biganza bya Farawo yari The yageze. time to go out of Isaha yo Egypt gusohoka mu was buretwa muri there. Egiputa yari The yageze. time of going out of Igihe slavery cyabo was cyo there. gusohoka cyari Their cyabageze. time to go out Ntabwo was Farawo there. yari agifite ubutware ku Bayisiraheli. Pharaoh had no authority over Ubutware Israelites. bwari buri ku Mana. Authority was with N'umuyobozi wari God, ubarangaje imbere witwa Mose. and the leader was Ijambo ku Moses. Bayisiraheli ryari gifite Mose. Ntabwo Moses ijambo was the ku one. Bayisiraheli ryari rifite Farawo. Pharaoh was not the Imana one yari who has yamaze con- kwambura Farawo ijambo ku Bayisiraheli. God had took any Irishyira mu authority from biganza bya Pharaoh Mose. and gave it Moses Iravuga ngo Mose we, and said, dore Moses, nkugabije ubwoko bw'Imana. I'm giving you these Ni wowe people ugiye of God. kubayobora. You are the one who's Icyo going to lead uzakivuga nicyo them. kizagisohora. What you're going to say is Uhereye what is going to umunsi, happen. From Farawo today, ntagifite ubutware ku bwoko Pharaoh bw'Imana. has no authority to Ntabwo people of Farawo God. agifite ubutware ku bwoko Pharaoh bw'Abayisiraheli. has no authority over Hallelujah. Israel. Amen. Ngimuriye mu biganza byawe. I'm taking it to your Ntazongera hands. kubakoresha iby'uburetwa. He won't make you Igihe do cya slave. Farawo cyarangiye. The time of Pharaoh has Fata ended. ubu bwoko bujyane mu gihugu Take these nguhaye. people and take Igihugu them to the land. nasezeranije Aburahamu. The land that I promised Fata to ubu bwoko Abraham. bwambutse. Take these people Nuko and Farawo yakuye ubwoko bw'Imana mu maboko ya nuko Mose yakuye ubwoko bw'Imana mu maboko ya Farawo. that is how Moses took the people Afata of God ubwoko from bw'Imana Pharaoh. arabujyana. He took the people of God and Farawo went with yibwira ko them. agifite uburenganzira kuri ubwo bwoko. Pharaoh told himself that he still had the Haleluya. authority. Niko guhaguruka ngo bakurikire. That is how he stood and followed them, Ariko ntiyarakibafiteho but ubutware. he didn't have any Ubutware authority. bwari bwimukiye kuri Mose. The authority was Kandi with Mose Moses, yarahagararanye n'ubwoko and Moses bw'Imana. was standing well Ndagira with ngo the people nkubwire of ngo God. ubutware bwarimutse ku mwanziri I wawe. want to tell you that the Igihe authority is no cy'uburetwa longer with your cyararangiye. enemy. The time of slavery ended. Haleluya. Amen. Ubu ngubu hari uwundi Imana yashyizeho ubutware Now there is bwawe. someone else that God gave Birashoboka ko authority. yayoborwaga na Farawo muri Egiputa. It's possible that Ariko Pharaoh hari was Pastor leading Sera him, Imana but there yahagurukije is muri Pastor Sarah who Rehoboti got kugira ngo called yature ijambo dukomeze. for him to proclaim a word and Haleluya. we continue. Ninde utinya inyanja iri imbere ye? Who is fearing the sea Urareba that is inyuma ukabona hari before you. ibigiye kugusubiza You inyuma. look behind and Ntabwo see things bikigufiteho that ubutware. it has Ntabwo authority uzigera over usubira you. inyuma. You are not Uvuga ngo going to icyo gihe backslide. cyararangiye. Say it ended. Igihe cyo gusubira inyuma The cyararangiye. season of backsliding ended. Haleluya. Amen. Farawo ntakigufiteho ubutware. Pharaoh has no authority over Igihe you. cy'uburetwa cyarangiye. The season of Igihe slavery has cy'intambara ended. cyarangiye. The season of battles has ended. Vuga ngo hari ibindi biganza ndimo. There are other arms that Ibiganza I'm bya too. Farawo nabivuyemo. I went out Umunsi mu of biganza Pharaoh's by'Imana yanjye ishobora byose. Kandi watura ngo ntabwo nzasubira inyuma. and say I won't backslide. Barahagurukana imbaraga nyinshi. They went with a lot of Bari bafite energy. ubushobozi buhagije. They had a lot Bari of bafite imbaraga zihagije. they had a lot of power, Ariko ntabwo bari gushobora ubwoko bw'Imana. but they wouldn't fight the Abayisiraheli people of babonye God. abanyegiputa When Israelites saw Egyptians n'amafarashi yaka umuriro, with the chariots, urugamba rukomeye cyane. the battle was Ngo very hard, baratinya ariko batakambira and Uwiteka. they had fear, but they called God. Haleluya. Amen. Witinya kuko Imana yagukuye mu maboko ya Farawo. Do not fear because Ariko God took gendana you from n'Imana Pharaoh, neza.
but go well with gendana God. n'Imana neza. Walk properly with God. Baratinya They had ariko fear, wabacitse. but you flee Nubwo from them. batinyaga Even babonye though- amagare ya Farawo, Even though they feared these bari chariots, bamucitse, but they had bari went. bacitse, They went. bari bavuye muri Egiputa. They were from Aho bari Egypt. bageze Where they were, byari bigoye kubasubiza it inyuma was really hard to kuko bari take bari them kumwe na behind Mose. because they were with Byari Moses. biruhije kugira ngo basubize It inyuma, was really hard to take biraruhije them kugira ngo again. Satani agusubize inyuma, It is really hard for biraruhije Satan to kugira ngo take you umurozi back. ukurwanya gusubiza It is inyuma. really hard for the Nukuri witch to take you back. biraruhije. It's really hard. Ndavuga ibyo numva mu mutima wanjye, I'm biraruhije. saying what I feel in my heart. Biraruhije It's kugira ngo hard. yongere kugireho amaboko, biraruhije. It's hard for him to Kuko mu have authority masengesho over y'iminsi you. 70 waramucitse, Because in the 70 days amashoro of waraye prayers, waramucitse. you flee Vuga from ngo him. biraruhije kugira ngo Say it agushobore, is hard for him to have kuko authority over you wamucitse. because you went Ngo from bari him. bamucitse niko biritubwira. The Bible tells us that they went from him Batakambira Uwiteka. and they cried to God. Farawo abatuze n'Abisiraheli barebye babona arabatuze, arabirukanka inyuma, amagare ara ku muriro, imbaraga ni nyinshi. Amagare 600 ntago ari amagare yoroshye. 600 chariots are not easy, as they were seeing Umuntu and uri they mu had fear. rugendo aba afite intege nke, For someone who's on a journey, they ariko abandi feel weak, bafite imbaraga biteguye but intambara, others are ready ariko for the ntabwo bari battle. buneshe abantu bari mu biganza But they by'Uwiteka. won't fight people who are in Ntabwo the bari arms of buneshe God. abantu Imana They won't yahagurukije. fight people that God. Hallelujah. Amen. Birashoboka ko umwanzi wacitse afite imbaraga ariko ntari It bugushobore. is possible that your enemy is powerful, but they won't Barakomeza fight you. baragenda, They ariko continued, babitegereje barataka cyane. but taking a close look to them, they were. Batakira Mose baravuga ngo with fear. atuvaniye iki muri Egiputa. They asked Moses, "Why did you Twarakubwiye take ngo us? byibura iyo tuguma hano, We told you maybe we'll remain there." byibura iyo tuguma twakomeza gukorera Farawo, kuko ahangaha ijambo nkuramo nuko ntabwo byashoboka ko Farawo aturekura, biragoye. They were saying that it's not possible. that Biragoye ko Pharaoh leave tuva mu us. maboko ya Farawo ntiyaturekura. It's really hard for him Do to leave us. ntitwakubwiye, We told you. dore yongeye kudukurikira, Look, he's kandi after us. twarakubwiye ko And we bidashoboka, told you that it's not none possible. dore yongeye kudukurikira. So now see, he followed us. Urumva muri bo baravuga ati narabivuze. In them they were like, "We say Harimo this." abizera gahoro Some of them were believing, bagifite ubwoba, but with fear. narabivuze We said it. ko Farawo ataturekura. That Pharaoh is not going to Singu let us go. yaradukurikiye, He is after none us. byibura niyo twigumira muri Egiputa, At least we had to none remain tuje there. kugwa hano. But now we are going Ubu to die ngubu from imva here. zacu hano nizo zibaye nziza. Now our tomb, are Iyo they really tugumiza going to hariya be here? tukigumira mu buretwa kugira ngo tugwe hano. We had to remain in Amaso slavery. yabo yarataragira kwizera, Their eyes didn't believe. ntibyari bihagije gusohoka gusa It mu was maboko ya not- Farawo. It was not Imana enough yari to igiye get, kwiheshereza icyubahiro imbere y'Abayisiraheli n'Abanyegiputa, but God was about to kugira ngo glorify His barushizeho name. kuyimenya neza. Haleluya. Amen. Farawo akurikira ubwoko bw'Imana, Pharaoh followed Israelites, Abayisiraheli bamubonye bagira ubwoba baratitira. and when they saw him, they Ubu were hari umuntu feared. warangije iminsi 70, Some of you ended urimo 70 days, uratitira ngo and you ndapfuye. feel fear. Urapfuye usoje 70, You feel fear ending 70 biracitse days. uvuye muri ariya You masengesho. feel fear Ni ending ikihe those kibazo? prayers. What is that Ni ikihe issue? kibazo ufite? What is that issue you're having? Biracitse biradogere ndapfuye, indwara ntago yakize. Waravuye muri 70, You're saying diseases didn't get healed n'iriya while you were nzara in 70 niyirije koko, with that hunger that I n'ariya had to majoro feel naraye, and that nights that I urase spent. kukina ruhibusa. Why did I get tired from Wibaze eating? kuba imitekerereze yawe ikiri muri Egiputa, Imagine that your thoughts are kandi still Imana in yamaze Egypt kuhakuvana. and God took you from Wibaze kuba Egypt. imitekerereze yawe ikiri mu bibazo, Imagine your kandi thoughts are Imana still in yaramaze problems, kuhakukura. but God took you Ukeneye out from kugendana there. n'Imana neza. You need to be walking Abantu with God bagendana properly. n'Imana neza, People with that ugendana work with n'Imana God, neza, walk with God properly. menya nuko ibitero byaje uko byaba bingana kose, Even though attacks may get ko Imana to you, itagusiga, God cannot let kandi leave kitajya you. kandi kitajya ivugurura umugambi wayo kuri wowe, And He can never change His plan kandi over ntabwo you. Imana ijya yisubira ku jambo yavuze. And He can never take Iyo back His ugendana word. n'Imana If neza, you work with God ntabwo properly, Imana ijya yivuguruza ku ijambo God yavuze. cannot take back the word that He Abanyarwanda said. baravuga ngo umugabo yihindukiza mu gitanda ntabwo yihindukiza mu ijambo. Nibyo harya Imana se buriya si nk'umugabo uhari, ndatekereza atari umugore nka Denise. Denise ni umudamu cyane, reka duhe Imana icyubahiro. Imana ntabwo ijya yihindukiza,
ntabwo igihindura ijambo yavuganye God natwe doesn't change the word that He spoke to icyo us. yavuze no kugikorera gikora What He said, even ariko doing hari it, He ikintu will. imana igidusaba But there is what He hari required icyo from us. dusabwa There is what we are kugendana required. n'imana neza Working properly iyo with ugendana God. n'imana neza When you walk with God umenya ko properly, icyo yakubwiye You know that what He naho told you, amafarashi 600 ya farawo kuri inyuma even though chariots ijambo 600 imana they may yavuze be after you, ntiribwivugurure the word that God said won't fall. ukeneye kugira amaso y'umuntu ugendana n'imana You need to have those eyes ukeneye that kugira people who go kwizera with k'umuntu God. ugendana n'imana You need neza to be having that faith of someone who walk properly with God. ikimenyetso cy'uko utagendana n'imana neza A sign that you Ni don't ukuri go with umunyabwoba. God is that you're ni fearful. ukugira ngo imana yisubiye Is that you think that God took away imana what He muri kumwe said. irisubira gute When you are with God, urimo how is He? uragendana nayo neza irisubira You're gute walking with Him. icyo How is imana He yavuze going to ntabwo take it izisubira back? He won't take icyo back what He yavuze said. izagisohora cyuzuye What He said, He will kugendana do it. n'imana neza Walking with God ntabwo ujya properly. utinya abanzi You will not fear your enemies. kandi abanzi ntabwo bazabura And your enemies won't icyubahiro miss. cy'imana kizagaragarira mu kuboneka kwabo The glory of God will be kugira ngo shown igaragare iboneke ibarwanya so that He can also kandi be igaragare shown inesha and win the icyazana battle. ukagendana n'imana neza I want you to walk with ukamenya God umugambi well w'imana nyawo ku buzima bwawe n'icyo yavuganye and nawe know the plan of God on your life. imana irababwira ngo musohoke muri egiputa God told them go from korera Egypt. ibitangaza imbere yabo He did miracles. abana b'imfura barapfa abana b'abisirayeli babaho Firstborns had to die and Israelites had to ariko live. ntibamenya ko ari imana yabahagurukije But they didn't know that that is ariko God doing ntibanamenya ko it. iri kumwe nabo And they didn't know mu that God was rugendo with yari them. kumwe nabo This journey He was with niyo them. yari yemeye ko amagare abakurikira He was the one who allowed chariots to farawo go after ntabwo them. azabura kugukurikira Pharaoh uwo wants niwe to mugambi going we after hano you. ku isi satani azakora That's your plan and ntabwo Satan azabura will work. kuzana ibitero ngo nuko wasenze He won't miss taking ibitero bizaza ahubwo attacks. imana izabirwanya Attacks will be there, but God will haleluya fight them. ntabwo bizabura kuboneka Attacks will be nyuma yo there. gusenga hajya haza intambara After praying, there nyuma yo will be gusenga attacks. farawo aravuga ngo arancitse After praying, nyuma yo Pharaoh said gusenga hari he's going. ibigukurikira After praying, there hari is what is ibisa after bivuza induru you. Some things come bifite shouting umubabaro ko bacitse with sorrow that nubibona you're uzavuge going. ngo ndagucitse If you koko see them say, I'm nubwo uri going, inyuma yanjye ariko ntabwo even though you're uzafata behind me, but you nyuma yo won't gusenga farawo fight ajya me. ahaguruka After praying, nyuma yo Pharaoh gusenga stands. satani ajya yikarakasa After saying, praying, ibitero Pharaoh, bijya bibaho attacks arrive. bishaka kukwereka yuko That is going to show you that agiye tutabishaka He's going without our araducitse ariko concern. turacyafite imbaraga He's going, but nta he's na still rimwe satani powerful. azareka kugira imbaraga Not any time ariko imbaraga that Satan, z'imana zizagaragarira but the power of God mu will be shown cyubahiro cyayo in His mu ijambo glory. yavuganye nawe In the word that mu He said with masengesho you, in wasenze the prayers you imbaraga prayed. z'imana The zizagaragara power of God will be shown. ntabwo nje kukubwira yuko utazahura I'm n'ibitero not coming to tell you that attacks are not nje there. kukubwira ko bizabaho I'm coming to tell you that ariko they are kugendana there. n'imana kwawe But neza walking properly with God, bizarangira ubireba gutya you will look at uzamenya them impamvu uzamenya kugira neza and you kw'imana will see the goodness of amasengesho God. yawe azigaragaza Your prayers will naho show ubundi ntabwo themselves. bizabura kuza Otherwise, they won't miss. icyo gihe twaba turimo turabuza satani gukora kandi ari wo murimo we hano ku At isi that time, we will be telling Satan not to work. mureka akore ariko ntabwo ari busohoze umugambi we Leave him and he works, but umugambi he w'imana wants, urasohora wuzuye the plan of neza God will come to pass. haleluya Amen. umugambi w'imana urasohora wuzuye The neza plan of God will icyo come imana to yavuze ku pass. buzima bwawe kirasohora What cyuzuye God neza said on your life imana will come iraje to yiheshe pass. icyubahiro God is going to glorify Himself. haleluya Amen. abayisiraheli barimo barataka Israelites were mose shouting, arabegera and Moses ntabwo came mose yari to yumvise them. ijwi ry'imana Moses didn't umuntu hear any ugendana voice to n'imana God. Someone who walks with umurongo wa God. 13 noneho mama jiri Verse umuntu ugendana 11. n'imana Someone who walks with umuntu God. ugendana n'imana neza Someone who walks properly somere with God. noneho Read for us. mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi mutazongera You kubabona will never ukundi see them again. mose abwira abantu ngo mwitinya Moses told people, do not be nicyo abereyeho afraid. abereyeho guhumuriza That is why he's kandi there. imana yarayibonye agendanye nawe And he saw kuva God who was with yamuhagurutsa ngo them genda uzane ubwoko bwa isiraheli until he called him. ibimenyetso n'ibitangaza yakoreye imbere ya farawo The signs and byose wonders he worked, byagaragaje imana mu buzima it bwe all shown God in aho his life. bageze bacitse farawo Where they were ntabwo from bari busubira Pharaoh, inyuma they won't backslide. warabyizeye mu mutima we He believed it in his
umuntu ugendana n'Imana neza Someone who walks agendana properly with amagambo God y'ubutsinzi mu kanwa ke goes with igihe victorious cyose utagendana words. amagambo y'ubutsinzi mu kanwa kawe Anytime you're not with ubuzima victorious butsindwa words, buzakuzaho a failing life igihe will cyose be to you. utagendana n'amagambo y'ubutsinzi mu kanwa Every kawe time you don't have satani victorious words, azakunanirisha imbaraga ze Satan will kuko make you fail satani with his power umunyembaraga kandi nicyo ashinzwe ari hano ku isi because he is ariko here on imbaraga earth. z'Imana ziri muri wowe ziri muri satani But the power of God that is zirakora within kandi you, bikagaragara they work and we can see ijambo it. Mose yavuze niryo ryatsindishije Abayisiraheli The word that Moses said is suko what, nawe mu mutima we hatarimo akoba it's not because he didn't kuko nawe have amaso fear, ye yarebaga ayo magare akagira gushidikanya because he could also see ariko those akiringira imbaraga chariots, z'Imana yabonye but he believed the power of God arangije that he arababwira saw, ngo muratinyishwa n'iki and asked them, why are mwebwe you gusa afraid? mwihagararire Just stand firm muraza kubona agakiza Uwiteka ari and see the bubazanire Lord's nimugire salvation. ubwoba Do not be aya afraid. magare mubona These chariots aba that you're seeing, banyegiputa muri these kwitegereza Egyptians that ntabwo you're muzongera seeing, kubabona you won't ukundi see them again. Yesu ashimwe cyane Amen. nyuma yo gusenga hajya haguruka ibitero After praying, there will be bikazana attacks, imbaraga and they are ariko biba powerful. bije ubwa nyuma But they're for hari the ikintu last amaso yawe time. atazongera There is some kwitegereza things that your eyes won't see again. haleluya Amen. umuntu ugendana n'Imana Someone neza who walks properly with God. ndibuka ndi gutegura ndibutsa amasaha 12 twakoze ubwa mbere When I was preparing, I remembered of 12 ntabwo abantu hours. benshi babyumvaga mu mitwe yabo A lot of people wasn't understanding bibazaga this. amasaha 12 turamya They were like, 12 hours uwo mwuka worshiping. uraboneka Will we get that biraza energy? kugenda gute How will it go? oya amasaha 12 12 hours. turasoza twicaye Will we end them turirimba gusa sitting? nta kindi Only singing. nta muntu waje guhanura No one is there to nta waje kuvuga prophesy. ibitangaza No one is there to say tumara of amasaha wonders. 12 12 turimo hours. turaramya Only worshiping. sinzabyibagirwa ntinabwiye worship team ngo ntibave imbere I told worship team to not go bahagume from, n'abandi b'abashyitsi baza bo bahagume that they have to remain there. The amasaha visitors have to 12 find them there. yashize worship team itarava imbere 12 hours ended when worship team was still there. umuntu When umwe araza ended, arambwira ati uhereye nona someone told me from shyizeho now, supaguru ati munwa wanjye washatse kuvuga my mouth had ngo to say nkubwire ngo and tell ubaye you, amasaha 12 turaramya these 12 hours will we worship. ararangira turayamara Will we end atari them? ikintangaje n'ukuntu yabaye But what makeya amazed me is that iyo they ugendana were, n'Imana neza when you walk with wirinda God kwatura properly, ibintu biri negatifu you do not niba have to proclaim warasenze negative things. kuri ibintu bidashoboka muri If wowe you pray, then atura remove negative things. birashoboka kuko uri Proclaim that kumwe it's possible n'Imana because you're knowing gendana God. n'Imana wature birashoboka Go with God and proclaim that it's tugeze possible. ahangaha muri Remera kona When we were here, amafaranga baduciye yari kubye nk'inshuro 15 yo twatangaga turi Kanombe the money that they nta bantu told twari us to dufite give, bagira amaturo we didn't have nta people who bya give 10 twari offerings. bwatangire We gutanga didn't have time. twari dufite ubushobozi na bukeya We were not ariko able kuko to pay. twagendanaga n'Imana But because we were working twaraje with God, tukishyura we bigakunda got here and we could ashize igihe pay. gito turagura And after some time, amafaranga arikuba we enlarged them kubera ko and tugendana n'Imana because we work ntabwo with turabura God. amafaranga yo kuhishyura We did not miss bene money data to pay niba Him. ugendana n'Imana neza Brethren, if you walk shira properly mu with kanwa kawe God, birashoboka put it is possible in your abansi nyuma mouth. ntibazabura Those who are behind wowe me menya won't iby'imbere miss. usenge Just know the way atura ijambo forward and pray. rizakwambutsa Proclaim a word mu and kanwa it will kawe take you harimo over. ubutsinzi In your mouth there is victory. ariko akanwa kabamo ubutsinzi ni akanwa kagendana n'Imana But the mouth that have victory is the one that kariya walks with kanwa God. kagira ubutsinzi bukomeye That mouth has victory. birashoboka It is uyu ni possible. umurimo w'Imana wuzuye This is the work of nabwiye Imana God. ngo niba tugomba kuva muri aka gasare gato nini tugiye muzayishyura I told God, if you are moving from twaje here, hano nta you kintu pay. dufite We came here from tubasha nothing kuhishyura and we were wowe unable to ushobora pay ibito it. n'ibinini uzabishobora You who is iyo able to do ugendana n'Imana when you walk with God, iyo ugendana n'Imana when you walk with God, urategeka you kandi put an instruction bigatungana and it comes to iyo ugendana pass. n'Imana urategeka When you go with God, you put an kandi instruction bigatungana and it comes to Mose pass. abwira Abayisiraheli ngo Moses told the Israelites, nimwihagararire just stand still, nimutuze nimuba amahoro be good. ntabwo bari abanyegiputa mubonye muzongera kubarebesha amaso yanyu Those Egyptians that iyo you saw won't ugendana see them n'Imana again. neza When you work with God ubutsinzi properly, buba ku buzima bwawe victory is on your life. ndimo ndiyigisha uze kwisuzuma When I'm preaching ubuzima bw'ubutsinzi tugenderamo kenshi the life of victory that we go gutsindwa in, kuba ku buzima bwacu failing that is on our guturuka lives, kutagendana n'Imana is neza from not going hari ahantu properly with tugera God. tugatsitara Sometimes we go and we kubera can ko get ntituri forward. ntibishoboka ko imbere hakubera haba uri kumwe n'Imana It ntibishoboka is not possible to be uko byagenda kose iyo ugendana n'Imana whatever it is uva when mu you walk bwiza with ujya mu God. bundi You are from glory ugera to imbere glory. ukahasanga iki You get ejo forward and you wagera find imbere nanone something, ukahasanga and you kiriya get forward, you buri kimwe find cyose something Imana again. irakurwanirira Whatever it is, God ariko iyo fights ugendana for you. n'Imana neza But when you walk properly with God, Abayisiraheli bageze ku
nyanja Israelites, when they were bareba at inyuma the babona sea, abanyegiputa they barabakurikiye looked behind and saw kandi imbere hari Egyptians. inyanja And ngo bigeze forward bareba there is, Mose they didn't look at batekereje Moses. ko Imana iri mu ruhande They rwabo didn't think that God ahubwo was a baratatse minister. baravuga ati They hehe shouted and iyo twigumira said, muri Egiputa if we had remained in Egypt, kandi imbere hari Imana. and forward there was God with Ndimo them. gutegura rino jambo When I was preparing this, Imana yaguhaye ubutwari bwo gutegeka imbere God gave you the hanyuma Imana authority, nayo igira indi inyuma and He also guide bene behind us. data Brethren, imbere ufite inkoni you have imbere ufite you have a ijambo road, you have a imbere word ufite before, gutegeka you have authority, imbere ufite gusenga ukaharenga you have to pray and niba go urimo beyond. neza If you are ntuzigere well utinya connected, abanyegiputa do not fear tuzatinya ibitero Egyptians, by'umwanzi do not fear attacks from Satan. yego gutinya nikubura Fear ko doesn't Imana miss, yabwiye Mose ngo because God told niki Moses gitumye untakira what is niki telling you gitumye to, ugira ubwoba what is causing you to ariko mu come. bigaragara Bibiliya ntitwereka aho Mose yagize The ubwoba Bible doesn't show us Mose where we Moses was yarategetse. fearful, but Moses gave an instruction. haleluya Amen. abwira Abayisiraheli ngo ntabwo muzongera kubona abana b'Abanyegiputa And told the Israelites, you won't see these ariko Egyptians muri again. we But in arimo him, gutekereza ati bariya bantu there Hariya was amagare, fear. The iyi chariots, nyanja bite this sea, biraza kugenda gute how will mana it go? yareba Abayisiraheli nabo And looking at bamuhagurukiye Israelites, barenda kumurya they were about to yareba inyuma give him akabona to. Abanyegiputa Looking behind, there yareba was imbere akabona Egyptians. inyanja Looking ariko forward, Imana there was the iramubaza sea. ngo But- niki gitumye ugira ubwoba But the Lord asked him, why are niki you gitumye fearful? untakira Why are you calling me out? niki cyatumye ukura Abayisiraheli muri Egiputa What caused you to niki take cyatumye the ukora Israelites ibitangaza from imbere ya there? Farawo And what mu made you do kiganza wonders cyawe before nashyizemo iki Pharaoh? Mose we What did I put in your rekeraho hand, kuvuza Moses? induru Stop rekeraho shouting. gutaka Stop crying. ahubwo fata inkoni Rather take your hari road. ikintu uje kuvugana There nawe is what I'm coming to niki say. gitumye to ugira tell you. ubwoba What is bringing rekeraho fear to gutaka you? Stop ahubwo crying fata inkoni out. mu kiganza Rather cyawe take the road in your rekeraho hand. gutaka Stop crying. fata amasengesho Rather usenge take prayers and pray. niki gitumye untakira What is bringing you bwira here before Abayisiraheli me? bakomeze Tell bagende Israelites to continue sobanura and ngo go. That means niba ugendana n'Imana if you are walking ufite with ikihe God, kibazo why are you komeza afraid? ugende Continue and go. inyanja yigutera ubwoba May the sea not bring fear Imana to you. yaguhaye ubutware mu kanwa God gave you authority in your ufite mouth. inkoni mu You kiganza have a rod in your hands. mukomeze mugende Then continue and go. barakomeza kandi imbere hari They inyanja continued and ariko Imana forward yashyize was mu the sea. kiganza inkoni Mose But afite God inkoni. had put the rod into Ikintu Moses' Imana yashyize mu hand. kiganza cyawe There is what God icyo gave nicyo you. kigiye gukomeza That imbere is what is going to take you Imana forward. iravuga ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende God told Israelites continue to go. niki gitumye ugira ubwoba What is bringing fear to you? ibitero bya Satani bitera ubwoba The attacks of ariko Satan bring fear. witakaza icyerekezo cy'Imana But do not miss the focus menya from Imana God. yagukuye hariya Know the God that aho took you from there, ikugejeje ntabwo uri busubire inyuma where He's reka nkubwize reaching. ukuri niba uri kugendana n'Imana neza Let me tell you the Gabanya truth. If you are walking ubwoba, properly with God, ntabwo do not be usubira fearful. inyuma. You won't backslide. bwira Abayisiraheli bakomeze bagende Tell Israelites to nanjye continue and go. ndiheshereza And icyubahiro I will glorify imbere myself y'Abanyegiputa before the niki Egyptians. gitumye ugira ubwoba What is bringing fear to wowe you? warasenze iminsi 70 If you prayed for 70 ibitero days, birimo biragutera ubwoba attacks are bringing niki fear to gitumye you. ugira ubwoba What is bringing aho fear ugeze to ko ari you? amasengesho yakugejeje Where you are is urimo because of uragendana prayers. n'Imana Since you're niki working gitumye with ugira God, ubwoba what is bringing fear umuntu to you? ugendana n'Imana neza Someone who walks iyo properly ageze with mu God, nzira when they are in the nta way, kimutera ubwoba there's nothing that can bring them arasenga fear. agakomeza They pray and move urongera forward. ugasenga You ugakomeza pray and move uhindura forward again. isengesho You ugakomeza change your prayer and imbere move hari forward. ugukomeza Forward there ntabwo is hari to ugusubira go. inyuma There is not going behind. ibiguhamagara ntabwo biri Whatever bukubone call you will not get you. inyuma yawe hari urupfu ruguhamagara Behind you there is death that inyuma yawe calls hari you. ubukene bukubwira ngo garuka Behind you there's poverty inyuma yawe that is hari calling you ibyago back. bihora bivuga ngo ngwino There is poverty that ntabwo is bijya taking you biguha back. agahenge bihora bivuga ngo turagukeneye It doesn't give you time to ariko rest. It's always imbere hari telling you we need you. ubutware wowe ufite bwo But guhategeka. forward you have ibiri authority. inyuma ntibikureba You do not have to pay ujye attention wirinda to what is gukebuka behind igihe you. cyose uri mu rugendo ugendana n'Imana Every time when you are ujye walking wirinda with guhoza God, amaso yawe inyuma uraharebera iki do not look behind. Why are you ahubwo looking hoza there? amaso imbere Rather tekereza stare uburyo the inyanja yava imbere yawe Think of how the sea tekereza can uburyo ideni move. ryava imbere yawe Think of how naho that loan can ibiguhamagara move from you. wasohotsemo n'ibikikubonye Those that you biriya got up warabisize from, si ibyawe you left bireke them. birasigara bitiringa n'Imana Leave them. They will ibyo see wasohotsemo ntabwo uzongera kubisubiramo what you went out ahubwo from. gendana n'Imana neza Go with God properly. inyanja iri imbere yawe yigutera ubwoba The sea that is before you Imana may ibwira not. Mose ngo niki gitumye untakira God told Moses, why are you crying bwira out to Abisirayeli me? bakomeze bagende Tell Israelites to nawe continue ufate and go. inkoni Also take your urambure road hejuru y'inyanja and stretch it nanjye ndaje up, niheshe icyubahiro and I will also Mose glorify abwira Abisirayeli myself. barakomeza
And nanjye Moses tuje told kubabwira ngo Israelites to continue. komeza I'm also telling komeza you, go ugendane n'Imana forward. neza. Go forward icyo and go ufite with God. kituma ugendana n'Imana neza What you have, nta kindi cyatuma ugendana n'Imana neza ni icyo Imana yaguhaye. there is iyo anything that would, utagitaye when you didn't live it, urugendo uba urimo neza, and you are iyo well in your utataye journey, isengesho, when you iyo didn't utataye leave your prayer, ijambo, when you didn't leave the iyo word, utasize Bibiliya, when you didn't leave your wisiga Bible inyuma, and leave it iyo utasize behind, ijambo when you ry'Imana, didn't leave the niba word of utarasize God, if you amasengesho, didn't leave prayers, komeza then move forward. inyanja yigutera ubwoba. May the sea not bring fear kugendana to n'Imana you. neza, Walking with God imbere ntabwo properly, buba buhari. forward there is no bageze fear. imbere Mose arambura inyanja, When they inkoni were- hejuru y'inyanja, They were forward, Moses traced the staff arambura on the inkoni road hejuru y'inyanja, and traced the road on the inyanja sea, itandukanamo kabiri, and the sea parted into two. amazi yo hepfo no yo haruguru The water from, ababera inkiki, they were like walls. arabakingiriza. They were Ibyo like wita walls. ibibazo, What you're calling ibyo wita problems, ibigeragezo, what you're calling ibyo bijya issues, bikubera inkike, that is what are issues, ibyo wita ko walls to bikomeye, you. What iyo you call that ugendana is n'Imana hard, neza, when you walk hari properly igihe with kigera God, bikaba ari byo bikubera inkike. sometimes they are your walls. hepfo no haruguru Uh, amazi ababera Left and inkike, right water was their Abisiraheli walls, bambukira humutse. and Israelites iyo crossed on a ugendana dry. n'Imana neza, When you walk with God abanzi bawe properly, bajya bakubera bakurinda, your enemies guide you. bajya bakurinda nijoro They usinziriye. protect you at iyo night when ugendana you're n'Imana sleeping. neza, When you walk with God abanzi properly, bawe bajya bagucira inzira ntubimenye. your enemies give you way and you do Hallelujah. not know that. witinye inyanja iri imbere yawe, Do not be afraid of that ibiri sea inyuma before you. byihorere, What is behind, menya leave iby'imbere them. biri inyuma Imana irabidiringa Just nabyo. know what is forward. ntabwo uzigera wambuka inyanja utagendana n'Imana neza, You won't cross the sea without ntabwo going properly with ukomeza God. guhari utagendana n'Imana There is neza. no moving forward if you're not going properly birahagije with ko God. wakira igitangaza uraguma nicyo. It is enough that you received your miracle. kutagendana n'Imana neza ubishyizemo feriyamu yo Not- gukomeza. Not going with God well, you are putting a stop to it. hanarimo umuntu ugendana n'Imana neza ajya asubira inyuma, ntibibaho. There is no way that someone who went well with God Bibaho. backslides. gutsindwa kose kujya kutubaho Every failure that comes to us guturuka kutagendana n'Imana neza. comes from not going properly with Haleluya. God. Imana Amen. ihagurutsa Yoshuwa, And God called Joshua iramubwira ngo haguruka ujyane muno bwoko muri gihugu n'abasezeranije, and told him, stand up and take my Nanjye people to your nzagendana promised nawe. land. I will also go aho with you. uzakandagira hose nzahaguha. Wherever you will step, I will Mose give you that ahagurukana place. n'ubwoko bw'Imana. And then- Yoshuwa And Joshua stood with the bahagurutse people bajya mu of gihugu God. Imana yaberetse, They went to their promised igihugu cya land, Egiputa, the land of cya Egypt, Kanani. the land of ntabwo imbere Canaan. yaho Mose before- yagomba gukoresha inkoni nk'iyo yakoreshe. Yoshuwa ntiyari gukoresha inkoni nk'iyo Mose yakoresheje. Joshua didn't have to use the Imbere road that hari Moses inyanja. did. Before them, there Ariko were, Mose yari yuzuye ishyaka but Moses ryo was with kubwira abantu ngo zeal mwihane ejo hari ibitangaza, to tell people repent because there is musenge ejo Imana miracle. izakora ibikomeye. Pray and God will do afata wonders. abatambyi abaha isanduku He y'Imana, took servants of God and gave aravuga ngo them mwe the ark mukandagire muri aya mazi gusa. and tell them just step in this water. Bibiliya iratubwira ngo hari igihe cy'itumba amazi yari menshi cyane, The Bible tells us that there nta were a lot of kugera ku water. nkombe amazi yari menshi cyane. There were a lot of water. ariko iyo ugendana n'Imana neza, But when you walk properly with ntugatinye God, inyanja, do not be afraid of ntugatinye the sea. ikibazo. Do not be afraid of abatambyi your bakoresheje issue. ibirenge mu mazi, When they put ngo their inyanja ihita feet, itandukanamo kabiri, so the sea ngo parted Abisiraheli bambukira humutse. and Israelites iyo crossed on ugendana a dry n'Imana path. neza, When you are walking with hari God ibintu utagomba properly, gutinya, there are things you don't ubwo have to ugomba kubusiga fear. inyuma. You have to Barambuka leave bageze behind your hakurya, fear. They crossed bajya kuri Yeriko. and they got to urugamba their ruba Jericho. rurakomeye. Now the battle got Imana ibabwira ko hard. bagiye gutera Yeriko, God told them that they're irababwira going nuko to attack Jericho bazayizenguruka, and told them that ariko they're going urugamba ntabwo to rwari turn it. urwabo. But the battle iyo wasn't ugendana theirs. n'Imana When neza, you walk with God hari intambara properly, utajya urwana. the battles that you don't icyo fight. ukeneye gusa ni kimwe, What you need is only kugendana one. n'Imana neza. It's going properly with Mose God. arahaguruka, Yoshuwa arahaguruka ajya kwegera Yeriko, Joshua went to Jericho akimara kuyegera after going to abona it, umuntu, and then he saw someone aramwegera ati wowe bite? and he asked, who iyo are you? ugendana n'Imana neza, When you walk with God ntabwo properly, ntugira ubwoba, you do not get afraid. ugomba kumenya ko uri kumwe n'Imana. You know that you're with God. amubonye ntiyamutinye, Knowing him, he didn't aramubaza fear ngo uri uwo him mu babisha bacu and ask him, are you among our cyangwa uri uwo mu enemies bacu? or you are among ubundi our yaba uwo mu people? babisha babo ntiyari kumwica, Normally, if he was among ariko their kubera enemies, we would ubudahangarwa kill him. afite bwo kugendana n'Imana, But because he ntabwo had this yigeze atinya authority uwo to walk with yarebaga, God, he was not afraid agenda to see amusatira, that. He went akimara close to kumugera him, iruhande aramubwira ati nduwo
manuwe n'ubwoko bw'Imana. After getting there, he told Hagararanye him, namwe. I'm standing with Hari you. urugamba mutari urwane rwa Yeriko. There is a battle Nje of Jericho that you won't kurwana. fight, that I'm coming Ntabwo to Yeriko yari fight. gupfa kuriduka gusa. Jericho couldn't have batari got kumwe destroyed n'Imana. without them Imana being yohereje with God. ingabo God sent ziza his servants kurwana. to fight. Kuzenguruka kw'Abisirayeli niko ari guhagije. Crossing of the Israelites was Batagendana not easy n'Imana. without them working Yeriko with ntiyari God. kuriduka. Jericho couldn't have Ntabwo byari been gukunda destroyed. batari kumwe It n'Imana. wouldn't be easy Iyo for them ugendana without n'Imana, God. If you walk properly with God, ubwoba you do not have to get afraid. burarangira. Fear gets over. Urahangara. Now you can Urataka. stare. You shout. Uratera. You attack. Ariko wowe Satani araza nako ipusi iraza ugahita uryama. But for you, you just meet a cat and Ati ndapfuye birashize. you feel like Birarangiye. everything is Yoshua over. yegera umugabo ufite intwaro. Joshua went Ajya closely to that kumubaza man uri uwo mu babisha and bacu. asked, "Are you among our enemies?" Kandi yaba uwo mu babisha ari gutamurangiza. If he was among their Tugomba enemies, he would have kugira killed ubwoba him. tugendana We do n'Imana. not have to be afraid when we walk with Tugendana God. n'Imana. When we walk with God, Urugamba ntago ruba the rurwawe. battle is not ours. Arangije aramubwira ati manuwe n'ingabo z'Uwiteka. And he told him, "I'm here because of the Biri muri servant of Yoshua God." 5:13. Tis in- Aravuga ngo ahubwo kwetura inkweto. And he said, "Rather remove Kugiye your shoes guhagarara ahantu hadasanzwe. because you're going to stand in an Ntabwo ari unusual ugupfa place. kujya kuritura Yeriko. It's not just going to stand Hazazenguruka before the Jericho. ibirenge byejejwe. There will be a feet that Ahubwo have kwetura been, inkweto. rather Kuko igihe remove cyo your shoes gutsinda cyawe cyageze. because time of victory has Iyo reached. tugendana n'Imana ntago tujya When dutsindwa. we walk with God, we do not Ubutsinzi buba buri ku fail. buzima bwacu. Victory is on our life. Yehoshafati n'Abayuda Jehoshaphat and bafata Jews, igihe barasenga. they took some time and Begera prayed Imana barasenga. and went Umuhanuzi close to arahaguruka God. aravuga ngo And then the prophet said, mwihagararire gusa. "Just stand still. Urugamba ntago ruba The rurwanyu. battle is not yours." Icy'ingenzi mwagikoze. The important thing Muri you kumwe did it. n'Imana. You are with God. Ntago muri iyo ntambara muri burwane. That battle that you're going Muri iyo to ntambara fight, icyo muri bukore. what you're going to do in that battle, Murihagararira gusa. you just have to stand Murebe uburyo still Uwiteka ari and bubarwanirire. see how the Lord is going to fight for you. Muri urwo rugamba ntago ari wowe urwana. In that battle is not you to Ikintu fight. ukeneye ni kimwe gusa. What you need is only one thing. Ushaka ujya ubiririmba niba Imana yarakiguhaye. You can even sing that if Icyo God gave it to ntari you. mfite nicyo yampaye. Yaguhaye kugendana nayo He gave you to walk with Him, udatsitara. not going astray. Turahindagurika we. We Hari igihe Imana change. tujya tuyidepoza ku ruhande bugiye aha. Sometimes you take God aside and akazi say, "Remain kenshi." here. I have a lot of work. Bugiye hano Go here. hari gahunda ndimo. I have a lot of schedules." Wari uzi ko Abanyegiputa bakuri inyuma. Do you know that Wari Egyptians uzi are ko umwanzi after atajya you? asinzira. Do you know that the enemy never Uraba sleeps? ushyize Imana ku ruhande. You're taking the Lord Gerageza aside. ahuza ibintu. Menya gukorera ibintu icyarimwe. Know how to multitask. Gendana n'Imana neza. Go with God properly. Ntukayidepoze. Do not leave Him Kuko ubuzima aside bwawe buzaba ubw'ubutsinzi. because your life will be victorious. Kenshi Imana tujya tuyishaka dufite ibibazo. We see God only Iyo when bimaze we are, kurangira turayibwira ngo biburetse. and after them we say, "Wait, Bayengiye hano. I'm going here. Bayengiye muri bino. I'm going into Uko this." byaba bimeze kose gendana n'Imana. Whatever it is, work Kuko with iyo imbere God. hano hari amazi. Because when there is sea Kabona before you Yorodani itandukanyemo kabiri urayirenze. and you see a Jordan parting into Hakurya hari two, ubutayu butagira amazi. there is Ntabwo inyanja itandukanyemo kabiri bihagije. the sea cannot just Imbere hari part ubutayu enough. butagira amazi. There is Abayisiraheli bakomeza kugendana n'Imana mu butayu butagira amazi. Israelites continue to walk with God. Bagera ahantu inyota ikabica Imana ikabwira Mose ngo fata inkono ukubita urutare. And when they're there, God told Urutare Moses to take the rukavamo rod amazi bakanywa amazi. and they would get water from the Imbere rock. hari imisozi miremire. Before you there are Inyanja mountains. ntihagije. The sea is not enough. Urugendo tugendana In ni the muri journey Imana. that we work on Turagenda with tugahura God. n'imisozi. We go and meet Imana mountains. ikaturenza imisozi. We go and meet Ugera imbere amazi mountains. akabura. When you are there and you Imana ikavuga ngo cannot dore see urutare water, rurimo but amazi. God says this is Ugendana the... n'Imana amaso yawe ajya ahumuka. When you walk with God, Ukamenya hari I amazi. see and see where there is water. Ariko turenga inyanja tukegama. And Irabikoze mbonye akazi. we just feel like it's enough. I got my Irabikoze job. ndashatse. He did it and I'm getting Imbere hari rewarded. ibindi byinshi. But before you, Uru there is rugendo a niko lot. rumeze rwo muri iyi si. This is how our Kimwe journey is. kiva ikindi kiza. One goes when Ariko iyo another one is tugendana coming. n'Imana, But when we walk ntabwo with urugamba God, ari urwacu.
The battle is not ours. ntabwo urugamba ari urwacu. The battle is not icyacu ours. ni ukugendana n'Imana neza. Our task is to iyo go tugendana properly with n'Imana God. neza, When we walk properly ntabwo with urugamba God, ruba ari urwacu. the battle is not urugamba ni ours. urw'Uwiteka. The battle is for the hanyuma twebwe Lord. icyo dushinzwe And what we're required gitondo to saa do tanu nimugoroba in the muri morning kumwe, day, ujye utekereza wibaze ntaho natakaye. ask yourself, did I get lost nagiye anywhere? mbona abantu benshi batakaje ikirere cy'Imana, batakaje byinshi by'ubumana, I saw that a lot of people who basubiye got inyuma mu lost, buzima bwo gutsindwa. they are behind in a life biratangaje of kubona failure. utubwira uyu munsi ngo nasenze 70, ejo ukatubwira ubuzima urimo ntabwo ukiri kumwe n'Imana. It is amazing that you can Hari tell Imana us that I ikidukuraho prayed. umwuka wayo ntitubimenye. Sometimes God get ukaba out uzi ko from us. mukiri kumwe, ikimenyetso cy'uko utari kumwe n'Imana ni uko uri mu buzima bwo gutsindwa. The sign that you're not with God is that you are in a uri life mu of buzima bwo failure. You gutsindwa. are in a life of failure. ukwezi kwa mbere utanga icya 10, The first ukwezi month kwa you kabiri give kuvuga ngo the ubukene time. ni bwinshi ntabwo ngitanga. The second one you say, Ntabwo uri mu rugendo having a n'Imana lot of neza. poverty, I cannot give ubwoba it. burakwishe bw'ubuzima. You are fearful about muri aho bino life. bihumbi 10 inzara iranyica we. If I remove this ntabwo 10K, uri then kumwe I n'Imana will muri urwo rugendo. be. You are not with God Ujye in that ufite journey. ubwoba bw'icya 10, Why are you afraid of giving kandi the n'ubundi tithe? amafaranga ufite atakurangiriza gahunda mu kwezi. Even knowing that your Ntabwo money urimo kugendana cannot, n'Imana neza. you're not working properly imbere with hari God. icyago, Before you, imbere there, hari ibiduteze. forward there is iyo what is tutarimo attacking kugendana us. n'Imana When neza, we're not working properly duhura with God, n'ibitero we meet attacks nabyo bikadutsinda. and they also fight niba uri mu us. buzima bwo gutsindwa, If you are in a life of ugendana n'Imana failure, neza. you're not working properly with God. Hallelujah. Amen. dusomeremo amajiri Read for umurongo wa us 21. verse 21. bene data, Brethren, ubuzima bwo gutsindwa the life of failure. ntabwo muri kumwe na Nyagasani. You are not with mu God. rugendo uri wenyine, You are alone in that mu journey. rugendo uri wenyine. You are alone in that iyo uri journey. wenyine mu rugendo, When you are alone in that gusubira journey, muri Egiputa biroroshye, getting back to nta Egypt is kiruhije easy. kirimo. There is no hard thing. iyo uri wenyine mu rugendo, When you are alone in the kandi journey, Imana yaduhaye amahitamo. and God gave us iyo choice. wayitakaje nayo irigendera. When you left Him, He also goes. ariko iyo uri kumwe n'Imana, But when you are with shyira God, hasi ubwoba, leave fear, Imana izakwambutsa, and God will take Imana you. izagutsindisha. God will take ubutsinzi you buri ku in. buzima bwawe. Victories to your life. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. cyangwa 23 ugeze kuri 27 dusoze. 23 to amasaha ari 27. kwirukanka. gendana n'Imana neza. Walk properly with God. ubutsinzi buri kuri twe. Victory is to us. aha abanyegiputa barabakurikira, abanyegiputa barabakurikira. amafarashi ya farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be ego bijya mu nyanja hagati Bijya mu nyanja. bibakurikiye. yego. mu gicuku cya nyuma haleluya. Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba, arabitegereza bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bagenda bakururuka, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera, akarwanya abanyegiputa. akarwanya abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Ego. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo haruguru kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka kunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. hagati mu nyanja. Amidst the sea. Haleluya. Amen. iyo ugendana n'Imana neza, When you walk properly with God, abanzi bari inyuma yawe bakugwa inyuma. the enemies that are hari after ibintu you, byinshi they fail. byadukurikiye tutajya tumenya, There are a lot of things that followed us that we ariko can't ibyo know. Abisirayeli barabyitegerezaga. But the one of hari Israel ibyo Imana could ijya see yemera it. ko twitegereza, There is what God ariko allows hari us to n'ibindi see, bigwa inyuma yawe utajya and there umenya. is what God icyo doesn't Imana allow us to igusaba see. gusa, What God is requiring abanzi from bari you. inyuma yawe ni benshi. The enemies who are after you Imana are a lot. yagukingura amaso yawe y'umwuka, If God would ngo open your spiritual witegereze eyes abanyegiputa bari inyuma to yawe, see the Egyptians no that are kuvuza after induru you, wayivuze. you can even shout. rimwe na rimwe ujya ubibona mu nzozi, Sometimes you see ariko it in reka dreams, nkubwire ntabwo but let bazagushobora. me tell you, they won't Haleluya. fight. Amen. Imana ibwira Mose ngo ngera ufate ya nkoni noneho God told Moses, now take irambure your rod hejuru again. y'inyanja, Stretch it on the sea, arayirambura hejuru y'inyanja. and he did so. abanyegiputa bose bashira mu nyanja. Every Egypt were ibyo Imana thrown in the... yabyemeye kugira ngo bigende gute? God allowed us. abanyegiputa urugendo
abayisirayeli urugendo rwari rurerure, they had a long ntabwo journey. bari bagiye guhita binjira muri Kanani, They were not going to bari enter into bagifite Canaan. urugendo rurerure mu butayu. They had a great Imana journey in yemera desert. ko bareba uburyo barwaniriye God allowed kugira ngo them izo to mbaraga see how he fought zibabeshe for mu them, butayu. so that power Imbere can hari take them to the ubutayu, desert. Before there is a ubutayu desert bunuka butagira amazi, with no water, bwumye, that is dry. ariko hari Imana yabarwaniriye inyuma, But there is God who fought for imarira them. abanyegiputa mu mazi. And he took the Izo nizo Egyptians mbaraga to the bajyanye muri water. Egiputa, That is the power that they nubwo took. batari bashobotse, Even though they ntabwo were not bakomeje able, kugendana n'Imana nk'uko byari bikwiriye. they didn't continue Ariko to work abagabo with God bakomeje properly. kugendana n'Imana, But for those ones who binjiye mu continue to gihugu work cy'i properly, Kanani. they entered the biragoye promised kwinjira land. muri It Kanani. is hard to enter Igihe into utsindwa mu Canaan. gitondo saa sita wabishoboye, nimugoroba wasabye imbabazi, If- ejo wabivuyemo, n'ubwo buzima bwawe ntutegereze Kanani, Do not wait for Canaan. If you're praying in the uzakomeza morning, kuzenguruka mu you butayu. will continue to Iga turn around kugendana in n'Imana desert. neza. Learn to work Tinda mu properly with gusaba God. Imana imbaraga Take time to zo ask God kugendana courage n'Imana. of working with God. Imbere y'inyanja, hirya y'inyanja hari ubutayu. There is a Ubutayu desert. Imana ibutujyanamo kugira ngo itwigishirizemo, God take us to desert to teach us, iducarizemo, so that He may sharpen twerekeyemo us ibitangaza, and show us uburyo the tugomba wonders, gutungwa n'amanu kandi tukabaho nta kazi. how we have to live Iyo by manner. utsinze manu, The manner kwinjiza mu kurya iby'ibigugu, ntuzongere kubona manu is ukundi. going to take you to eat what Abayisirayeli is. bamaze kuva mu gihugu bamaze kuva mu butayu, When Israelites were from bageze mu gihugu cy'i Egypt, Kanani, when they were in Canaan, babuze manu, barayibura they burundu. didn't see manna as usual. Abashoboye kwinjira mu gihugu, Those one who ariko had to benshi enter. baguye mu butayu. But a lot of them Kubera couldn't iki baguye mu enter. butayu? Ntabwo bagendanaga n'Imana Why neza, did they die in the desert? Abantu Because they benshi didn't bagwa mu work properly with butayu. God. A lot of people kubera die in the kutagendana desert n'Imana neza. because of not working Imana with God twagize properly. akadenesi, We are playing tuyizera around mu with gitondo God. saa sita We tukayitotombera, believe Him rimwe in na the rimwe morning. turayituka. Sometimes we insult Him. Mu kwezi kwa mbere tuba dushima, mu kwa kangahe tukavuga ngo ntabwo uriho, kandi yaratwiyeretse mu kwa mbere. In July we give thanks, and other Rimwe na months we rimwe say you're tukagwa mu not alive. butayu, Sometimes we ariko live in the Kanani desert, biharira imbere yacu. and Canaan is way Imana forward. yiyeretse Abayisiraheli, God showed imarira Himself abanzi to babo Israelites mu mazi, and killed their enemies in bararengerwa water. bose, They all got ariko over ntabwo water, bakomeje kugendana n'Imana. but they didn't continue to Ntabwo walk bakomeje with God. kugendana They didn't n'Imana. continue to walk Imbere with God. baratsindwaga, They could fail. baratsindwaga They imbere. could fail. Nshuti yanjye, icyo nkwifuriza aka kanya, What I wish for you, komeza kugendana n'Imana. continue to walk Imigani with 16 God. karindwi, komeza kugendana n'Imana. Continue to walk with Nubwo God. warenga inyanja, imbere hari ubutayu. Even though you can get Inyanja out, ivaho ariko ugahura n'umusozi. you cannot get that sea, but you Ubuzima meet the mountain. tubamo tuva muri kimwe twinjira ahandi. The life that we live, you're from Imana one thing to another. iradutureninga muri uru rugendo, The Lord trains us in this ariko iyo journey. ugendana nayo, But when you walk with uzi ko Him, uzamuka umusozi ntuwumve. you go up Iyo the mountain and you ugendana can feel nayo, it. When you walk with igihe Him, cyo kubura amazi bihari, a time to not have Iyo water, ugendana He's there. nayo, When you walk with uri Him mu butayu, and you're in a ntabwo waba desert, urara, Mana irahari. you can never sleep without food because there's manna. Ariko ntabwo turi kugendana n'Imana nk'uko bikwiriye, But we are not working properly with God. kugira ngo dutsindishirizwe, twinjire mu buzima bw'ubutsinzi. For us to enter into a life of Ni victory, ukugendana n'Imana neza. you have to walk Mose properly with yagendanye God. n'Imana, Moses went with God yinjiza ubwoko bw'Imana muri Egiputa, and took mu the people butayu. and took the people of God in Inyanja the desert. itandukanamo kabiri, The sea parted abanzi babo into bagwa two, mu nyanja. and their enemies died from Gendana them. n'Imana, Walk with abanzi God. bawe bazajya bagwa imbere Your yawe. enemies will fall Umunsi ku before you. wundi uzabona kugira neza Day kw'Imana. by day you'll see the goodness Kuva of the Lord. twahaguruka nka Rehoboti, Since we stood as ntabwo Rehoboth, nigeze mbona Imana idutererana. I did not see God Umunsi ku wundi Imana igendana leaving us. natwe. The day by day God is Nta na with rimwe us. turabona Imana itari mu ruhande rwacu. There is no any other day Nuko that I tugendana saw. n'Imana neza. That is because Hari we walk bimwe na well bimwe with God. twirengagiza. Some Ibyo things we ntabwo don't pay bijya attention to bidukura mu them. mwanya They wacu. do not take us from our Satani ajya part. ahagurutsa ibitero bikomeye cyane, Satan attacks us ariko powerfully, ntibirigera binkura mu mwanya. but it won't take me Komeza from my urugendo place. kuko ndabizi ko Imana itazigera I idusiga. continue the journey because I Yaravuze know ngo God is haguruka in. nzagendana nawe. He says, stand up, I will Urugendo go avuga ngo with you. ndabizi nubwo bimeze bitya. Every time I say, Uri even though it kumwe is na like this, Rehoboth. you are with Rehoboth. Icyo Imana yavuganye nawe, What the Lord told gendana you, nacyo. go with it. Wica iburyo cyangwa ibumoso. Do not go left or Komezana right. n'Imana. Go with Kanani God. irahari, Canaan is there. igihugu kiri imbere yawe, There is your promised izaguha land before. gakondo,
He will ariko give you kugira ngo land, uyigeremo but for you to reach there, ucamo rutoroshye. there is a journey that Kanani you ya pass through. Rehoboti irahari, There is Canaan for umusozi wa Rehoboth. Hebron urahari. There is a mountain of Imana Hebron itubwira of umusozi buri Rehoboth. gihe ko tuzajya hacu, God tells us that we ariko will irimo go to irareba our ese place. muragendana nanjye. Uyu ni umwaka wa gatatu tugiye gusoza. This is the third year that Imana we're yagendanye ending. natwe, God has been with ariko uyu us. munsi nibwo nongeye kubwira Imana ngo Mana, But today is when I told kugendana God nawe again, give neza, me to walk mpa properly kugendana nawe with you. neza, Give me to walk kugira ngo mbashe properly with guhagarara you, muri Kanani. so that I may stand in Kaleba ageze mu Canaan. gihugu cy'i Kanani, When Caleb was in yagendanye n'Imana neza. Canaan, he went properly Mu with batasi God. batasi igihugu, In the people who ab'Imana went to yishimiye bari babiri gusa, those who yari God were, Yeshuwa it was na Joshua Kalebu. and Caleb. Nibo bonyine Imana yavuze ngo bazagera muri kiriya They gihugu. were the one that God said they Bagera will mu reach gihugu to cy'i that country. Kanani, They were in their bararwana, They fought bafata igihugu. and they took the Bamaze country. gufata igihugu, Kaleba arahaguruka And after taking it, ajya Caleb kubwira stood Yoshuwa ngo and nje told- gusaba umusozi and told Joshua, I'm coming to ask for a gakondo mountain. yanjye. I'm coming to ask for Imana my yabimbwira imbere possession. ya Mose bwa bundi. God told me this before Moses. Yoshuwa aramubwira ati umusozi wawe nguri urahari. And Joshua told him there is a Kugendana n'Imana mountain. neza. Kalebu yavuze ikintu imbere ya Yoshuwa mpora nkunda. Walking well with Ngo God is good. nubwo Caleb said ngejeje imyaka something. 25, Oh, even though it's been ndacyafite 25 imbaraga years, zingana nka kwa kundi. but I'm still powerful. Nubwo Like the isezerano past ryawe time. ryatinda, Even though your promise would imyaka take irakura time, ariko imbaraga ntizijya zishira. your power shall Imbaraga not end. zikomeza zihari. The power Kubera has iki to be Imana the itajya same. yemera ko zigenda? Why doesn't Ntabwo God allow uragera them kuri to Hebron go? yawe. Because you're not yet Izi your ko Hebron. wagendanye n'Imana neza. He knows that you went with Urabizi him well. amataba waciyemo. He knows the desert Uhubahira that you've been Imana. through. But you, Uzi urugamba Obey waciyemo God. rukomeye irabizi. he knows the battle you've been Wahubahiye through. Imana. But you obey Ntabwo God through imyaka that. ikigira icyo itwara Imana. Years don't do Imana ijya iduha anything to God. imbaraga. God Hebroni give us yacu strength and tukayigeraho. we enter into our Hebron. Kaleba abwira Yoshuwa ngo ndakuze. Caleb told Joshua, I'm getting old. Imyaka imaze kuba 22. It's been 22 Ariko nje years. gusaba umusozi wanjye. But I'm here to ask for my Nzawukorera mountain. neza. I will work for Iyo it ni well. gakondo nahawe. That is a position that I Ndacyafite was za given. mbaraga. I still have the Zimwe other nari energy. mfite mpabwa iryo The sezerano. one that I had when Wigira receiving this ubwoba promise. komeza mu rugendo Do neza. not be afraid, Ngo imyaka continue ibaye that myinshi journey. biratinze, iby'Imana ntibijya bitinda. You're saying it's taking Imana ijya time. ibisohoreza igihe cyabyo. God take it to come Kaleba at afata a real umusozi time. wa Hebroni, Caleb took that agifite mountain imbaraga nk'iz'abasore. when he was still Iyo ugendana powerful. n'Imana neza, When you walk properly ntabwo with umusozi God, wawe unyagwa. your mountain doesn't go Ariko iyo from utaye you. Imana, But when you leave Hebroni him ijya haba behind, naki. your Hebron Haleluya. gets attacked. Kaleba Amen. ageze kuri Hebroni ye, When Caleb was imbaraga on his zari nyinshi, Hebron, he had a lot yirukanye of haba power. naki bari bari ku And musozi he we. told, Iyo ugendana n'Imana neza, when you walk properly with na God, haba naki bajya ku musozi wawe. even though your enemies could be Uracyafite to your imbaraga zo mountain, kubirukana. you still have Mu power gihe to gikwiriye take Imana them iguhaye away. umusozi wawe. In a real time, Haleluya. amen. Witakaza Imana. Do not leave God Hari umukozi behind. w'Imana ugeze kutwigisha ngo Imana ntirekonesa. There is a servant of God who told Ntukite us, ku byo wakoze ejo. do not pay attention to Ujye what you ureba did ibyo ukora uyu yesterday. munsi. Rather, look what you're Kugira ngo doing today. twitere ubunebwe. For us to Tujye bring tuvuga lessons ngo to ibyo us, nakoze Mana ngo ubinyukireho. we say, Ubinyukireho. God, remember me from what I did. Izakwibukira ku byo uri gukora uyu munsi. We remember you from what you're doing Ufite today. imbaraga, You have the ufite no power, kwitegereza. and you have to Kandi take a Imana close yashyize look. amahitamo imbere yawe. And God gave you that choice. Utakara. If you get Iyo Imana lost, ntacyo biyibwiye. God is not going Ni to wowe pay attention to that. wibujije Hebroni yawe ukiri mu isi. You are the one who didn't allow yourself Hebroni to yawe get to urahari your ukiri mu Hebron. isi. Umusozi Imana yaguteganyirije urahari ukiri mu isi. The mountain that God gave Ariko you, kugira ngo uwugereho, but for you to reach it, urugendo rw'abagera kuri Hebroni, the journey of people to ni reach abagabo Imana Hebron, yishimira bagendana there are n'Uwiteka. men that God are Ni happy abagore with. bagendana n'Imana. There are women that walk with God. Iyo mubona uhindagurika, When I see you changing, ndavuga wo nta nubwo ugiye wantakaza. you Kuko cannot buri lose munsi ku wundi, me. Because day by day, umunsi uko utangiye, as the day starts, sinjya nkumenyera. I do not Umunsi take it ninjiyemo for n'uwo granted. ndangije biratandukanye. The one that I enter in Bandi and the ending kuwusabamo one, they're Imana different. imbaraga I'm no kugira ngo uwo telling God munsi to Imana encourage inyishimire, and to be happy nkore of me, ibituma Imana so that I inezererwa. may do what Ibyo pleases nakoze God. ejo simbyitaho, I do not pay attention to what ahubwo I ndareba did ibyo nakoze yesterday. uwo munsi. Rather, I'm looking what I Umunsi did Imana today. wanyishimiye, God, did I please your heart nagendanye nawe today? nk'uko Did I bikwiriye. walk with you? Ariko benshi turacyari muri amasengesho azadutunga.
azadutunga But a lot of us were still saying that prayers will make us amasengesho live. twasenze azadutunga Our prayers that we pray, nagira they ngo will make nkubwire us ngo live. ayawe urimo urasenga uyu munsi I ntiyazagutunga want to tell you that what you're praying wa today mugore is what will make you w'umupfakazi live. yagiye kureba Elisha umuntu w'Imana That woman went to look for aramubwira ngo Elisha twishyuza araturembeje and told him that amadeni umugabo wanjye yasize arimo the loans that my husband haleluya has, arimo aratwishyuza they are telling us to kandi pay. sinzi impamvu batwishyuza And I do not know kuko why. umugabo wanjye yakoreye Imana Because my nubwo husband umugabo we served God. yakoreye Imana But as ariko his barimo husband barishyuzwa served God, amadeni they are told to ariya be madeni paid. yakabaye ajyana n'imirimo uwo mugabo yakoze Those loans has to be gone with ariko what barimo he did. barayishyuza abana But be they are telling his kandi abo children to bana pay. se yakoreye Imana And those children, the husband Yoshua worked for ntabwo God. yamusengeye ngo avuge ngo mana ibuka imirimo y'umugabo we And the servant of God didn't pray and say, Abamwishyuza remember the bareke. works of, abamwishyuza bareke so that those making him Yoshua pay would leave yaramubwiye them. ngo wowe n'abana bawe He told him, you and your mugende children, mwikingirane go and close, lock kiri mu yourself. rugo ni igiki What is at your home? ati ni utuvuta duke I have utwo oil. tuvuta nidukura tukaba twinshi When that oil gets utira to be a lot, abaturanyi wuzuze borrow from the ibiri neighbors. bwishyura amadeni There is going to get, you ibiva are mu going to get what is kwikingirana going to wowe pay. n'abana bawe What is going to ntabwo pay the ibyishyura loans? amadeni What is going to ari pay the loans? imirimo wa muntu yakoze It's not the work that that husband haleluya did. Amen. ibyishyura amadeni What is paying ni that loan? ukwikingirana wowe n'abana It is bawe locking you and your hanyuma amavuta children. akuzura ibyo watiye byose And then the oil nibimara would fill. kuzura When they got filled, igasendera it will get, uzabigurisha then you will wishyura abantu ubarimo amadeni and pay the one that you're having the ntabwo loans yigeze to. amubwira ngo jya mu murima umugabo yasize agize He did not tell them go into what yari afite your man ububasha did. Yoshuwa He had the bwo gusengera authority uriya mugore w'umupfakazi n'abana be of praying for that woman akavuga and ngo his mana children ndakwibutsa imirimo and say, God, I Hallelujah. remind you of the dore work uyu mugabo yaragukoreye this man worked for you. no yaramubwiye ngo genda Rather, he said, go, mwikingirane wowe n'abana bawe lock yourself and your children, mamutire ibivomesho then borrow utwo tuvuta containers. turaza kuzura ibyo bivomesho That oil will fill biturutse the mu containers. kwikingirana kwanyu That is from you nitumara locking kuzura up. ibivomesho After it being filled, urishyura amadeni you will pay the loan. yesu ashimwe bene data Amen. gendana n'Imana Walk with God. gendana n'Imana Walk with God. uzinjira mu buzima bw'ubutsinzi You will enter a victorious life. ubundi umukozi w'Imana agira amadeni gute How does a servant of God be in loan? kuki ugira amadeni uri umukozi w'Imana Why do you have ntabwo loans uri while you kugendana serve n'Imana God? You're not working kuki with upfa God. ugasigira abana bawe amadeni Why do you die ntabwo uba and waragendanye n'Imana you did not walk with ugomba God? gusiga ibyo abana bawe bazasarura You have to leave what Uhaguruke your children will dusenge. reap. imigani 16:7 Proverbs iyi 16. migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe imigenzereze yawe inezeza Uwiteka May your work please God. gendana n'Imana muri runo rugendo Go with God in this journey. nta kintu uzayiburana You won't miss anything. You won't lack urugendo anything. birakomera It is hard in this ujya journey. uhura n'imisozi You meet mountains. Abayisiraheli bageze ahantu hari imisozi ikomeye Israelites met where there igera were Imana ivuga ngo mountains. igihe mwazengurukiye kuri iyi misozi kirahagije They were where God said, ahubwo I'm noneho done. nimucyamike Rather now urugendo capture. ntiruba rworoshye ni rurerure The journey is not duhuriramo easy. n'ibitsitaza byinshi We get a lot of ariko attacks. nta buye na rimwe rizigera utsitaraho igihe uri mu rugendo n'Imana But when you're walking properly with igihe God, uzagendana n'Imana ukayubaha when you are obeying God, ukayubahisha abo mu rugo rwose and you make everyone at your home ukayubahisha obey it, n'abaturanyi and you make your neighbors obey ukagendana it, n'Imana neza and you walk with Him Hebroni properly, yawe irahari your Hebron is Kaleba there. afata Hebroni ye Caleb took his Hebron. ntuzigere ureka kugendana n'Imana Do not leave mu God. mashimwe ujye uhindura isengesho In thanksgiving, mu change your ntambaro prayer. urwane In your battles, ubutsinzi fight. buri ku buzima bwawe Victory is to your kaduha Imana life. icyubahiro Amen. ndashaka ko dusengana I want us to pray together. ndashaka ko dusengana I want us to pray together. turimo turatakara We are getting lost. Satani ntabwo yishimye kugendana n'Imana neza Satan is not happy of nta you na rimwe going ajya well with anezererwa God. umuntu ugendana nawe
He's not happy of igihe working cyose well ahora with God. ahaguruka kukuriganya kugira ngo agukure mu murongo w'Imana. Every time he's there to take you astray from the plan Adashobora of kubura God. motifu. He can never miss Uwo any ni wo motive. murimo wamuzanye hano ku isi. That is what brought him here Ariko on earth. ndagusabira imbaraga. But I ask courage Nanjye to you, nzisabira and I ask zo courage to gukomeza myself kugendana too, n'Imana. of continuing to go Ntabwo with tugendana God. n'Imana kuko byabaye byiza. We do not go with God because it's going Bikomeye well. biruhije. When it's hard, Tugomba kugendana we n'Imana. have to walk with God. Akanwa kacu kakarushaho kuyihamya. Our mouth have to proclaim about Abayisiraheli Him. baryaga manu bagashima Imana. Israelites would eat manna and Babuze thank amazi God. bakayituka bakayitotombera. When they didn't have water, they Imana could insult ikababara Him. cyane. God would feel Umwana sorrow. w'umuntu arakaze. Why is this man like Ejo iyo this? byagenze neza iba yabaye Imana. When it went well, He's Hanyuma God. ibitero byaba byaje Imana yimutse. And when you got attacks, God is no longer with Aho you. rero niho ukeneye kuyibona. That is where you Mu need to see rugamba Him. rwinshi niho Imana igomba kuzana In ubutsinzi. a lot of battle, that Mu is ntambara how. zaje niho ubutsinzi bugaragara. When battles are there, Mu that is ntambara when you get ikomeye cyane victory. y'Abanyegiputa In niho ubutsinzi bwagaragaye. in hard battles of Uwiteka Israelites, baroha that is mu where nyanja n'amagare yabo n'amafarashi yabo. they were thrown in the Mu sea with their rugamba chariots. rukomeye komeza Imana. In the hard battle, Mu continue nzara going with God. senga. In a famine, Mu continue going with byago God. ntabwo Imana yimutse. Continue going with Mu God. He madeni thinks akomeye In- wirekura in Imana. hard loans, do not leave Igihe God. inzu wari urimo baje kwikuvanamo wirekura When Imana. they're taking you from your Umunota house, do wa not leave nyuma God. igidutsindira. At the last minute, Urwo He fights rugamba for us. rukomeye. That Aho even though your n'Imana ije battle is kwiheshereza hard, icyubahiro. but that is where God Vuga is ngo going ukwezi to glorify His k'ubutsinzi kwa name. karindwi. Say July is for Gendana victory. n'Imana neza. Go with God properly Ibindi ubiharira Imana. and leave any Urugendo rwawe other rujya thing to imbere. God. Your journey went Rugendanemo forward. n'Imana. Take it with Ibiri God. inyuma Imana irimo irarwana nabyo. And God is fighting with what is Witinya ibiri behind. inyuma. Do not be afraid of Ahubwo what is amaso yawe behind. natumbera imbere. Rather, may your eyes Ibiri be inyuma forward. bireke. Leave what is behind. Haleluya. Amen. Mukaroti yahindutse inkingi y'umunyu kubera gushaka kureba ibirimo kubera isodomu n'i Gomora. Because of wanting to Biriya see what is ntibyamurebaga happening Imana yarababwiye behind. ati mwihute mutareba inyuma. That is not Ihute that was not utareba concerning inyuma. her. Go Ibiri without inyuma going, byagusubiza looking inyuma behind. What is bikakurangaza. behind it may take you Komezanya behind. n'ibiri imbere. Continue with Buri what is munsi umenye forward. kuri mo kugendana n'Imana. Today, know that you're Umunsi going ku with wundi God. ubutsinzi buri ku buzima Day by bwawe. day, victory is Imana by your life. izagutsindishiriza. God will bring victory to you. Kandi ntabwo Imana izatsinda hatabaye ibitero. And God won't Imana bring itsinda victory without habaye attacks. ibitero. God bring victory where has Mu been minsi yashize attacks. twahuye n'igitero gishobora gukubita aranshawa nikomeze. In last days, we met Icyitwa an bingizi attack. bakubitwa hasi cyane. Intercessors were really Abayoboraga attacked. igicaniro batatu basohokera umunsi umwe. Those who had to lead the Ndavuga altar. ngo basohoke cyangwa barorere aranshawa izabaho. I said even though they're Nari here or nagize not, inzozi Rasha will mbona aranshawa continue. itariho ariko mbwira Alice ngo dusenge ndabona Satani yateye aranshawa. I had dreams that Rasha was no longer here, but I said let's Ndashimira pray. kuva uwo munsi kugeza uyu munsi aranshawa ikora neza igicaniro gikora neza. From that day till today, Lanshawa works Mu really good. rugamba niho haboneka ubutsinzi. In battles, that is where we Mu get victory. rugamba niho dutsinda ntabwo dutsinda hatabaye In urugamba. battles, that is where we get victory. Uyu munsi Imana yatyaje abakozi Imana barabwiriza neza bamamajiri barabwiriza neza. Today, God has Ubu sharpened ni His servants. ubutsinzi bukomeye kuba aranshawa This itarahagaze. is a great victory that we're Guhagarara still kwa doing, aranshawa wari Lanshawa. umugambi wa Satani. Not continuing our Agiye Lanshawa was kubikora a plan asohora of Satan. abayikoragamo bose. And when he was going to do that, he Ariko went, he ndavuga took ngo everyone Mana out. uracyari mu ruhande But I rwacu. said, God, you're still by Nta our hantu na hamwe side. wagiye. You did not go anywhere. Hari aho nahungabanaga ariko sinatakazaga Imana. I would fear in some place, but Narahagararaga ahubwo nkakomeza umutima warize nkavuga agiye kuvunika wenyine niwe cyane cyane natindagaho. rather I stood and Ariko prayed ntabwo for yigeze avunika wenyine, haje barazaro haje n'abandi igicaniro kirakora. the altar continued Ntabwo because God called tuzatsinda different people. urugamba rutaje. We won't win without the battle. Ikizakwereka ko uri umusenzi nyawo. What will show you that you are a prayer Uzahagarara warrior ugakomera mu rugamba. is because you will stand. Benshi barahushywe. A lot of them Biracitse bagiye will gukubitika. They said it is Ntabwo getting hard. byashoboka tugendana It is n'Imana. not possible when Mu we're still working rugendo with iri God. kumwe natwe. He is with us in this journey. ahatari hari izahaturenza. And He will Izageza take us tugeze n'aharenze further. hano. And He will also take us Ariko Imana further iri in kumwe this. natwe mu rugendo. But God is with us in this Umubisha journey. wacu yava he niko Bibiliya Where ivuga. can our enemy Iyo come from? Uwiteka akiri mu ruhande rwawe mu When the rugendo. Lord is Nta in hantu your umubisha side, yaza. there is no way the Ababisha enemy can baribwiye lose bari to you. babakurikiye ngo tubatere tubambure tubanyage. They say, Ariko "Let's Uwiteka attack them." aracyahagararanye But the natwe. Lord was still with Rehoboti us. igendana n'Imana neza. Rehoboth goes well with Umwaka wa God. mbere Imana ari kumwe natwe. The first year God Dukora was with amasaha us. 12
makumyabiri hagaranye natwe We did neza 12 hours while he cyane was twe with us. twafashe imiguri yuzura The whole we took, it mwaka wa was kabiri fully. twasikoreye hano hari huzuye hatubanye hato And the second place, it mwaka wa was gatatu also. twari convention ni ikimenyetso cyo kwaguka kuri The third year we were in convention, and that's a amasaha sign of cumi growth. n'abiri atubanye make 12 hours they were really gendana full. n'Imana Walk neza with God properly. ujye uhindura isengesho urwane Change your prayer urwane and fight. urugamba And fight that uzaba battle. umutsinzi You will be igihe victorious. utatakaje Imana In a time you didn't ngewe miss hari umuntu God. nkunda I love umuntu someone. uza kumbwira ngo pastor nsengera Someone who tells me, ndumva pray for ikirere me. cyanjye kibuditse I feel like my uwo muntu atmosphere is umusengera attacked. neza cyane That person, I pray ariko for igihe them. ikirere cyawe kitabuditse But when your uri atmosphere is not umutsinzi. attacked, you are wari victorious. intambara iyo ari yo yose Fight any battle, wiringiye guhagararanya n'Imana believing that you're standing with ubutsinzi buri ku God. buzima bwawe Victory is to your life. uzanesha You will win. uzatsinda You will succeed kubera kuri muragendana n'Imana because you're walking with God. murimbyi aravuze ngo rwana intambara umere nka Daniyeli A singer said, fight rwana that intambara battle like David. witsindwa haleluya Amen. igihe cyose uri kumwe n'Imana uzatsinda Whenever you are with God, you will imirimo yawe win. yose uyiharira Uwiteka Give all your imigambi work to yawe God. yose yiharira Uwiteka All your plans, give them to Yesu God. ashimwe cyane Amen. nimugire ngo Rehobote ni umuhamagaro woroshye Do not think that Rehoboth is an easy nabiboneye mu calling. ntambara turwana I saw it in the battles that we fight. kizakubwira gukomera kwawe What will tell your intambara urwana might nazo is the battle that you niba fight urwana with. cyane If you fight, uzaba umuntu ukomeye cyane then you will be someone cyazana mighty. gusa ugakomera ku Mana I want you to uyirekura not lose God. ubutsinzi buzaza buvuga kugira neza kw'Imana Victory will come saying the goodness of God. Stretch your arms. nzi ko ariho ntacyo nzatinya ejo hanjye harashinganye mu maboko ye amfitiye ubuzima ubundi iteka ryose nzi ko ariho nzi ko ariho ntacyo nzatinya ejo hanjye harashinganye mu maboko ye amfitiye ubuzima ubundi iteka ryose nzi ko ariho because he lives I can face tomorrow because he warwanya intambara nyinshi na Rehobote baraturwaniriye kugeza n'uyu munsi ntacyawe ari neza yawe kandi nta na kimwe kizatuma navuga ineza yawe mu kanwa kawe. He holds my future. My life is gone. I'm living just because he lives. Reka twese hamwe duhuze umutima Let's all put ndashaka together gusaba our hearts. Imana aka kanya I want to ask God ukabwira Imana ngo Mana ntakugendana nawe and ask God to go with Him. mu rugendo tujya dutsindwa In the journey we meet failure. umuririmbyi yaravuze ngo nshaka gukora ibyiza ngo buri gihe mpora nshaka gukora ibyakunezeza ariko nkasanga The natsinzwe singer said, every time I plan to do Nutsindwa good, but I find ntuzatindeyo. myself failing. urana umutima w'ubwoba Do not have that wibaza heart niba uri mu in fear. rugendo nk'uko bikwiriye Asking yourself if you are gendana properly in the n'Imana journey. nshuti yanjye Walk with God, urugamba brethren. rwose ruzaza uzarutsinda You will win every battle that kugendana comes to n'Imana you. neza Walking with God bituzanira properly ubutsinzi brings reka victory. twese turambure Let's ibiganza all stretch our subiramo arms ngo mwami Yesu and repeat, Father Lord, mwami Yesu Father Jesus, ndasaba kugira ngo ume kugendana nawe I neza ask so that I may go nkeneye with you kugendana nawe properly. neza muri runo I rugendo want to walk with you properly in mpura this na journey. byinshi I meet a lot zishaka kumvana muri uru that rugendo wants to take me from this ariko journey, ndagusaba kumfata ukuboko but I'm asking you to take singatane so that I may not go uyoborere astray. muri runo rugendo Lead me in this journey. twese kugendana nawe I want to go with you. mpura na byinshi bimbuza gukora
ubushake bwawe mana ubushake bwawe amirira buri nusiga ukora ibyiza ariko iyo ngamirire n'abari ibyo nkora ubuzima bwanjye niyemeje ko nzagukorera mana ngeze kugupfa umwanzi wanjye ahora ntera hano turwanirire mwana teshuka inzira zawe nagambirira gukora ibyiza bikanze imbere namenye ko ngoswe n'ingabo ishize ikomeye ntabwo bamfite habe na Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyishize ikomeye ntabwo bamfite habe na Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso umva gusabira isengesho ndakomeye ndashikamye byiringiro byanjye biri muri we icyo yavuze nkivuguruza yavuze kuzandinda mama nijoro umwanzi wanjye ahora antera ngateshuka inzira zawe nagambirira gukora ibyiza ibibi bikanze imbere namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bamfite habe na Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso haleluya umwanzi ahora dutera tukagambira icyo twagambiriye ntitugisoze nk'uko bikwiriye The enemy always attacks us and we don't do ariko as mu we ijuru hari planned. imbaraga z'Imana But in heaven there is power of igikomeza God abana bayo that strengthens irinde us kudateshuka and tell us to not go astray. kangusaba aka kantu Let me ask you this thing uzakagendereho and go with kandi it, ibyabaye bizakwigishe and may it aho teach abandi you bazacika intege where others will uzaba be ari uba failing. umunyembaraga That is where you have to be ntuzigere strong. ujya muri kote Do not be to the y'abacitse side intege of those who are igihe weak. cyose ujya ujya muri kote Every time when you are, y'abanyembaraga go to the niho side uzaba of those who are strong. umutsinzi. That is when you will be ubutsinzi buri victorious. ku banyembaraga Victory is to ntabwo those who are ubutsinzi strong. buzigera bujya ku watsinzwe ntibishoboka Victory is not to the burya one who uwatsinzwe aba failed. yatsinzwe The one who failed ariko has failed, utsinda azahora atsinda and that one who tuzamura will imana always ikiganza have a mbature victory. umugisha mana ndagushima ku bw'aka kanya keza Father, I thank you for this great time. twamenye ko tugoswe n'ingabo zikomeye abarehoboti We know that we are ntabwo surrounded by dufite great ubwoba powers. We're not afraid. komeza abana bawe Strengthen your bakomeze children kugendera mu nzira yawe and continue to go ambika in imbaraga the ways. ubwoko bwawe Give strength to your people. abarehoboti bambika imbaraga Rehoboth muri strengthen uku kwezi them. kwa karindwi waratubwiye ngo ni ukwezi k'ubutsinzi You told us that July is of duhe victory. kudutsindishiriza Take us to abanzi victory. baduhagurukiye udutsindishirize Every enemy who has stood for us, komeresha take us to imbaraga victory. dukomeze urugendo So rw'ubutsinzi that we may continue this abanzi journey of bacu bari inyuma victory. utuneshereze Fight to an kandi enemy who amaso is, yacu akomeze yitegereza imbere and that our eyes izo could mbaraga stare. ndazibaturaho I'm abato proclaiming that n'abakuru energy. n'aboroheje buzura izo mbaraga Or z'ubutsinzi to the elders and all the icyubahiro small. n'ishimwe And may all the bikomeze glory kuba and ibyawe ibihe thanks byose mu be izina to rya you Yesu ever and ever. amen Amen. mwakira imbaraga z'ubutsinzi Receive the power kandi of mugendane victory n'abatsinzi and go with ntukagende muri victorious. kote y'abanyentege Do not nke be to the side iyo of ugenda those who muri are
victory. y'abanyantegenye nawe ubura umunyantege When you are on the side of akira those who are imbaraga zo weak, gutsinda mu izina rya receive Yesu. the power of Imana victory. ibaha umugisha. May God bless you. Ejo muzagira amatora meza. May you have good Mana manners in dusengera igihugu elections. cyacu. Father, we pray for our Dusabye country. umutuzo. We ask for Uko wabanye natwe muri campaign. as you were with us in Twabonye this ukuboko campaign. kwawe Mana. We saw you working. Turacyagutegereje n'umunsi w'ejo no kuwa kabiri. We're also waiting on you Ukomeze guhagararana tomorrow. natwe. Continue to stand Kandi with us. tuzakomeza kubona icyubahiro cyawe turabyizeye. And we believe that we'll see Izina your rya glory. Yesu. In Father's name. Amen. Amen.